Reka tubahe ikaze mwese mukurikiye ikiganiro uruvugiro mu gikurikira kuri Iseka News. Ni ikiganiro kibanda ku makuru yagiye avugwa mu minsi itandukanye kandi ni ikiganiro mukurikira kuri YouTube channel yacu twitwa Iseka News. Ni ikiganiro tuza kuganira tukaganira amakuru atandukanye hano muri studio. Nabwo ngiganiza of course mba ndi kumwe n'abagenzi banye kugira ngo tuganire ku ngingo zitandukanye. Niyo mpamvu muri aka kanya nakiriye mugenzi wanje Munezero kugira ngo aze kumfasha, ariko ndi kumwe na mugenzi wanje Fabrice Muneza na ariko reka manze nakire Munezero kugira ngo nawe aze kumfasha ku busesenguzi bwimbitse. Munezero meze neza? Meze neza ushinde. Musi wagenze gute? Musi wagenze neza, dukomeje gushimira abantu batega amatwi ikiganiro cyacu. Yego. Dukomeze kubashimira cyane. Reka nakire na Fabrice Muneza. Fabrice meze neza? Ashimana. Misi yari maze kuba myinshi kabisa tutaganira kuri aya meza, ariko na mahirwe kuba tugiye kongera gufatanya. Iby'agaciro ndishimye kongera kugaruka ahangaha, ahubwo iminsi yari mike mu by'ukuri, ariko ni kubw'impamvu zitandukanye nyine wenda rimwe na rimwe ziba zitanaturutse ku muntu. Yego. Ariko ndizera wenda ko hari uyu munsi biza kugenda neza. Murumva ko bagenzi banjye nabo bameze neza, rero niyo mpamvu tugiye kuganira ku ngingo zirimo n'izi ngizi zikurikira. Muri iki cyumweru turaza kuganira ku muhuro wa nyakubahwa Perezida Paul Kagame yaganiriye n'abayobozi batandukanye mu kigo cy'ishuri cy'Agako i Bugesera. Hari byinshi yabwiye abayobozi, hari ibyo yabanenze, aho yavuze ko hari mico itandukanye, imico mibi irimo n'ubwirasi, ariko harimo n'ibindi byinshi yagiye agarukaho. turaza kubiganira. Turaza kuganira nanone nyakubahwa Perezida Paul Kagame yagiranye ikiganiro n'umuryango w'abayisilamu hano mu Rwanda, RMC, Rwanda Muslim Community. Ari ikiganiro bagiranye, nabwo turaza kureba byinshi byavugiwemo, turebe n'icyo yijeje umuryango w'abayisilamu. Nanone kandi turaza kuganira ku kiganiro Minisitiri w'Intebe yitwa Dr. Justin Nsengiyumva. Ni ikiganiro yagiranye n'abasenateri ndetse n'abadepite, imitwe yombi. Hari byinshi byavugiwemo, ariko n'ibyavugiyemo byose byageragezaga kurasa kuko kukijyanye n'umuturage ku isonga. Hari byinshi byavugiwemo, nabyo turaza kubirebaho tugire icyo tubikomozaho. Fabrice, muri iki cyumweru havuzwe byinshi bitandukanye mu karere hano mu ntara yo Majyepfo. Mu kiganiro cyari cyabanje twavuze ku bijyanye n'inzoga z'inkorano zari zamenywe, ariko nanone hano mu Majyepfo zitemewe, ariko nanone hongeye kumenwa n'izindi zitandukanye. Bakagira icyo bakomeza kubwira abo bantu bazikora ko ari igikorwa kitazihanganirwa na buke. Katwanze dukosora imvugo, inzoga zose ni inkorano, ko nta nzoga karima nibaho. Inzoga zose ni inkorano, ahubwo inzoga zitujuje ibipimo by'ubuziranenge nyine bishingirwa kugira ngo inzoga yemererwe gucuruzwa ku isoko, bijyanye no kwenda bidashobora kugira ingaruka ku bayinywa cyangwa se ku bayinyoye. Mu by'ukuri uretse wenda hano mu Majyepfo, hirya no hino mu gihugu ni ubukangurambaga cyangwa se ni gahunda ya leta ikomeje yo kurwanya izi nzoga umuntu yakita nyine zitujuje ubuziranenge, cyane ko twabonye ingaruka zitandukanye zagize mu bihe bitandukanye, by'umwihariko buriya mu ntara y'Iburasirazuba ni inzoga abantu bagiye banywa. N'ejo bundi ngira ngo umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ubuzima Dr. Ivan Buter yabigarutse avuga ati twarapimye dusanga inzoga zimaze iminsi zica abantu mu Burasirazuba, cyane cyane mu turere twa Bugesera, ngira ngo na Kayonza. Basanze ari inzoga zirimo ikiyobyabwenge cyitwa metanol. Metanol irica. Benshi mu bizo nzoga zishe nabagiye bapfa babanje guhuma, ibigaragaza nyine ko rimwe na rimwe hari uburyo ibi bintu byo kwenga inzoga abantu batapimye cyangwa se bagamije nyine indonke, abantu bakwiye kubizibukira, kubera yuko ni inzoga usanga zihabwa n'amazina nyine atandukanye. Nk'ubu ngejo bundi hari inzoga numvise niba ari mu karere ka Ngoma ngo yitwa umuvuno. Inzoga bayita umuvuno, umuntu ukavuga mugani sinkwiye kugira umuvuno. Kumva ko ni inzoga zinteresa cyangwa se ni inzoga zikururira abantu kuzinywa, ariko mu by'ukuri atari inzoga nziza. Ariko buriya giyewe nubwo nemera ko ushobora kuzirwanya, nkemera ko ushobora kuzimena, nkemera nyine ko ushobora kuzangiza,
rimwe na rimwe hari igihe mbibona mu yindi sura cyangwa se hari uburyo igihe mbibona bitandukanye nuko wenda nuko abandi benshi bashobora kuba babibona bitandukanye nanjye. Yego. Buragewe sinemera ko aba bantu bakora izi nzoga zakamenwe bikarangira gutyo gusa bagafungwa bagacibwa amande. Oya. Kuko ngarutse gato nkabihuza na gahunda y'igihugu yo kwihutisha iterambere mu cyiciro cya kabiri NST2. Harimo ko byibuze igihugu gikwiye kujya gihanga imirimo 250 buri mwaka. Kugira ngo umuturage byibuze atekereze ko biri ari ibintu bashobora gukora bikamutunga. Bwa mbere ni igitekerezo cyo guhanga umurimo, kabone nubwo rimwe na rimwe nyine abikora binyuranyije nuko amategeko abiteganya, ariko bwa mbere ni igitekerezo cyo guhanga umurimo. Ibyo ntekereza ko giye ku ruhande rwanjye nk'umuntu ngiye nka Arsene, ni igitekerezo cyanjye bwite, bisaba cyangwa se byagasabye ko izi nzego zishinzwe gutsura ubuziranenge bw'ibinyobwa, ubuziranenge bw'ibiribwa n'imiti, ubwo ndavuga Rwanda FDA, ndavuga na za RSSB, izi nzego zose zitaho zihuriye no gutsura ubuziranenge zagakwiye byibuze kureba ese uretse kuba wenda uyu muntu yakoze ibintu bishobora kugira ingaruka ku buzima bw'abantu, ariko nta kuntu wenda twamufasha tukababa hafi, tukabegereza serivisi zishobora gutuma ahubwo byibuze bya bintu bivugururwa cyangwa se bafashwa noneho kubigira ibidashobora kugira ingaruka ku bantu. Ariko cyane ko zimwe muri ingredient bakoresha ari nziza tuzizi nk'amasaka, ariko umuntu utamutesheje umurimo. Yego ntabwo ngenje hano ngo mvuge ngo ndasingiza ko umuntu yenze inzoga agashyiramo isabune. Ntabwo ndi hano ngo nemeze ko umuntu akwiye kwenga inzoga agashyiramo itabi cyangwa amatafari. Oya, ariko byibuze kuba ari uwo muntu yagize igitekerezo cy'uko ashobora guhanga umurimo wo kwenyera abantu urwagwa runaka rukabatunga. Inzego zifite gutsura ubuziranenge mu nshingano nizegeranya abo bantu, zinabahuriza hamwe, rimwe na rimwe binashyirwamo amafaranga, ubundi abantu babashe gukora akazi. Sinkiye ko bikomeza kwica abantu, ibyica abantu nibirwanywe, ariko abo bantu bikurwa muri societe ngo bajye gufungwa, bikurwa muri societe ngo batakaze imirimo n'ibindi, kandi hari nabo baba basanzwe bakoresha. Urakoze cyane. Nubundi tukiri aho ngaho, reka duhite najya no kuri ingingo ivuga ko nubundi muri iki cyumweru habaye ikiganiro hagati ya nyakubahwa Perezida wa Repubulika n'izindi nzego zitandukanye zirimo abayobozi batandukanye. Yari inama. Yego, yari inama yabereye mu karere ka Bugesera, aho abayobozi benshi banenzwe byinshi bitandukanye mu gutanga serivisi ndetse n'ibindi bitandukanye. Munezero, yego, nyakubahwa Perezida Paul Kagame mu mvugo ye yavuze yuko abayobozi batandukanye bagira imico mibi ariko irimo n'ubwirasi. Yakomeje avuga ko cyane cyane yakomeje ku mushinga wa Muvumba ni mu Burasirazuba. Uwo mushinga wari ugenewe gutanga amazi ku baturage ndetse no gukoreshwa mu kuhira. Ariko Prudence Rubingisa ni guverineri w'intara y'Iburasirazuba yabajijwe iki kibazo na nyakubahwa Perezida Paul Kagame, amubaza impamvu uyu mushinga utashyizwe mu bikorwa. Prudence Rubingisa we yavuze yuko ari ukwibagirwa. Urakoze cyane Ushindi. Wenda mpere kuri iyo ntuza yo kuvuga ngo kwibagirwa. Yego. Ntekereza ko ni rangaje idakwiye, ni ibintu bidakwiye niba uburemere bw'igikorwa nk'icyo. Yego. Umushinga nk'uwo, amazi, abaturage, iki inyigo n'ibiki bikaba byakorwa, kandi si n'ibintu guverineri abakora wenyine. Ese yaribagiwe n'abandi byarebaga as a team bagombaga kubikora, nyine baribagirwa, bigenda gute? Nyine uhita wumvamo ikibazo. Ntabwo ari cyo gisubizo navuga, cyangwa wenda se bafite n'ubwoba nta wamenya, ariko ntabwo ari cyo gisubizo kiboneye cyo kuvuga ngo twaribagiwe. We yavuze ko nyine ngo habayeho kwibagirwa. Habayeho kwibagirwa. Ese niba Rubingisa azi gavana yaribagiwe, abandi bo bajyaga kumufasha gukora implementation y'uwo mushinga kugira ngo abo baturage babone amazi, bose baribagiwe. Ni ikibazo nyine, ni ikibazo navuga kitoroshye gikomeye. Kuba rero nyakubahwa Perezida wa Repubulika yaravuze ku mico mibi iranga bamwe mu bayobozi, irimo ubwirasi. Yego.
ntabwo ari imico ikwiye kubera ko ubundi abayobozi ni abakozi b'abaturage. yego ntabwo rero waba ukorera umuntu ngo ujye kumwirataho, sibyo? hari uburyo ujye no kwibagirwa kandi buryo icyo gikorwa gifite mu nshingano, hari indangagaciro ziba zigomba kukuranga. reka wenda gira icyo mbivugaho. twese turi abanyarwanda, tuzi imikorere y'inzego bwite za leta hano mu gihugu cyacu. iyi nama ngira ngo ni inama yari yahuje inzego bwite za leta nyine n'inzego zegerejwe abaturage no kuva ku rwego rw'akarere no ku murenge bari bagezeyo. yego nizo n'ubundi inzego zibanze ngira ngo zigarukira ku rwego rw'akarere. abayobozi uretse wenda ko twabyirengagiza cyangwa tukabica ku ruhande nkana, ariko buriya kugira ngo ikintu kijye kugera ku mukuru w'igihugu nuko kiba kimaze kuba virisi, kiba kimaze kuba icyashegeshe rubanda. hari inzego zakunze gutungwa agatoki nk'umuturage, wenda nkatwe tuba mu itangazamakuru rimwe na rimwe benshi baba babizi. uragera nk'ahantu umuturage akubwira ati mvuge gitifu anyice. gitifu ugasanga gitifu w'umurenge ni umuntu wafashwe nk'imana, ni umuntu wafashwe nk'akamana gato nyine, wahabuye abantu, wakanze abantu, ugenda kabisa yagaye nyine aremereye. ukibaza se uyu muntu azakorera rubanda ryari? uyu muntu azi neza ko ari hariya kugira ngo yuzuze ibiri mu nshingano yahawe. ugasanga rimwe na rimwe nubwo atari buri gihe, ariko hari n'abayobozi biyumvisha yuko ntabwo nshobora kwirukanwa muri leta, ntibatwirukana muri leta iyo ufitemo amasezerano biba bibaye. ibyo bintu nabyo ni ikibazo gikomeye. so uvuga ngo rero umuntu yaribagiwe, mpamya ntashidikanya ko uretse ko ntatekereza ko wenda cyaba ari igisubizo yatanze yiteguye, ariko gusubiza ukubaza inshingano ko wazibagiwe rimwe na rimwe byakagize ingaruka mu buryo buri direct. kubera yuko ntabwo mpamya ko waba ushinzwe kuvuga amakuru ngo yibagirwe kabiri. so buje ufite icyo kimubwira. ni ukuvuga ngo nyakubahwa Perezida Paul Kagame yavuze ko atari nabo bwa mbere avuga ko wenda iki kintu cyakozwe kandi kigomba no gukorwa. ese wenda ubaye wibagiwe ibintu ushobora nko kugira ingaruka ziri direct z'urupfu ku muntu, byagenda bite? abayobozi bo mu Rwanda hanini usanga nyine ibyo bintu babiterwa nuko abenshi bamara kuba abayobozi ugasanga yibagiwe ashize impumpu, yibagiwe icyamwirukansaga. kandi ugasanga nyine icyo ashyize imbere we gusa ni ukwihaza igifu cye, agasoma byera, agahekenya inyama, ubundi akagenda agakora umurya, akaba umuntu uri aho ugaye. ariko hari abaturage bari hariya bishwe n'inzara, babuze amazi, indwara z'umwanda zarabazengereje, abaturage ntibakaraba, baraho gusa ibibazo. noneho rimwe na rimwe byagira ngo biranagaragajwe wenda n'abashobora kugera aho bibera cyangwa se n'ababasha kugera aho nyine biba bimeze bityo. ugasanga rimwe na rimwe abayobozi barakwijundika, barakwikoma, wivuga ibi wivuga biriya. rimwe na rimwe bakaba banashaka n'ibintu byo kuzana iterabwoba, nubwo abanyamakuru usanga wenda hari ukuntu baba bakomeye mu mutwe, ari ugasanga abayobozi bashaka kuzana iterabwoba, ntibashaka ko ibi bigaragara, barashaka abantu bahora bavugwa neza, bahora basingizwe. kandi mu by'ukuri nicyo ukora cyo gusingizwa, kutaraho ngo usingizwe, kuri aho ngo ukorere rubanda, kuri aho ngo utange serivisi, kuri aho ngo ufashe abakuyoboka n'abakugana umunsi ku munsi kugeraho iki gihugu kivana aho kigera. nyakubahwa Perezida wa Repubulika niwe wabwiye ati iki gihugu cyanyu muzagisenya cyane. Perezida Kagame we agaragaza ko igihugu cy'u Rwanda gifitiye intumbero mu buryo bwagutse. ati yavuze ko ari mwe uko mwakora nabi ari mwe mushobora kukisenyera. Perezida Kagame we iyo akwereka vision nyine akwereka ibintu bigari, akwereka aho yifuza gukura u Rwanda naho yifuza kuruganisha. naho abayobozi kumushyigikira muri urwo rugendo, kuko niho nyine bari mu mwanya wo gushyira mu bikorwa imirongo migari w'abayagaragaje nk'iyo dukwiye kugenderaho kugira ngo u Rwanda ruvaho ruva rugere naho twifuza ko rugera. Urakoze cyane Munezero. n'ubundi tukiri aho ngaho, Perezida Paul Kagame yavuze ko n'ubundi niba inshingano zawe ufite nk'umuyobozi utazikora uko bikwiye, udatanga iyo serivisi uko bikwiye, wakagombye kubivamo hakiri kare ukigira mu bindi, ugatanga umwanya. ni ibintu byumvikana. icyo gihe waba unabaye inyangamugayo, niko nabyita. kuko ushobora
kujya mu mwanya uyu munsi ukumva ko nibyo urahiriwe, nibyo hari ibyo ugiye kujya ubona nk'umuyobozi, ariko hari n'ibyo ugomba kujya uha abo uyobora, sibyo? Hari uburyo abo ugiye kuyobora, hari aho bagiye kuva n'aho bagiye kugera. Ubona rero nyine utarimo ubihuza ngo bishoboke, utarimo umuvuduko ubona uriho wowe, utarimo uhura n'ukenewe, ubona hari ibindi wajya gukora, sibyo? N'ubundi kubaka u Rwanda ntabwo ari ukwitwa umuyobozi gusa, sibyo? Kubaka u Rwanda ushobora kurwubaka uri muri segiteri iyo ariyo yose y'ubuzima, sibyo? Wahindurira mu bindi, wahindurira mu bindi aho kugira ngo ukomeze uzambye ibintu ubyangize. Nubundi yavuze yuko wakagombye kuyikora ukagenda, kuko na hano hanze hariho n'abandi bashaka kuza kunshinga n'urimo bagakomeza bakazikora. Hari n'ababona uzica bakababara cyane, bakababara. Yego, urakoze cyane. Fabrice Muneza, nyakubahwa Perezida Paul Kagame n'ubundi yakomeje avuga ko nubwo icyo gihe yavuze ko nubwo bari hano bari kuganira ko ikiganiro bararangiza kugirana, nubwo barakigira, ariko ngo biragira nimugoroba bamwe mu bayobozi inshingano bihaye ko hari ibyo bagiye kunoza, n'ubundi nibigira nimugoroba ko birasubira uko bimeze n'ubundi. Ntabapfira gushira, ariko nta munoza ntibabura. Sinzi niba icyo kintu uri kucyumva. Uko biri kose hari umuntu uri mu nshingano nyine yumva neza impamba zirimo kandi ahari yiteguye no kuzishyira mu bikorwa, hakaba ariko nyine n'ubundi binyura hano bigasohokera ahangaha. Kubera ko ntabwo abantu bose turi bamwe, buriya n'intakoreka zibaho, no ku bwa Yesu zariho, hari n'abampana vuba ngende. Yuda yagendanye n'abandi ariko birangira agambaniye se. So rero uko biri kose nyine nk'uko Perezida Kagame yabivuze, igihe habakenewe, kuko sinzi barumvise yabanenze ikintu cyo kuvuga ati yego mwashimangiye ko hari ibyo mwinenze, hari n'uburyo mwagennye bwo kubishyira mu ngiro no guhindura ibitaragenze neza. Atari ko se ko numvise mwibagiwe ikintu cy'uburyo ishyirwa mu bikorwa ry'ibyo mwiyemeje rizagenzurwa. Nubundi yavuze ko birakumvisha ko abayobozi bacu baruma bahuha, hari ibyo baba bagenda basiga, nabo barabizi neza yuko igikenewe cy'ibanze ntabwo ari uvuga ngo umuntu ibintu yabishyize mu bikorwa. Oya, hagenzurwa gute ko ibyo uwo muntu yiyemeje abishyira mu bikorwa. Nuvuga ngo iyo byirengagije rero ibyo byo gukora igenzura, nibwo usanga ibintu bigenda bikononekara bikazajya kugera ku rwego rwa guverineri wakubwira ngo ibyo bintu ngena narabyibagiwe, kubera yuko nta buryo buhari bwagaragajwe bwo gukora igenzura rihoraho ry'uburyo gahunda za leta, gahunda zifitiye rubanda akamaro, gahunda zishyira umuturage ku isonga mu byo akorerwa zikurikirana. Yego, n'ubundi yaravuze ko nubwo ngo hari ibyo ngo banogeje, hari ibyo bigenzuye katari bo bwa mbere bakwigenzura kandi ibyo ngibyo yabimenyereye. Yanishimiye kuntu nyine noneho inyito yari yahawe, like insanganyamatsiko yari yahawe bizira gahunda. Ntabwo ari uvuga ngo umuturage ku isonga ngo bivuge ku munwa gusa. Oya, umuturage akwiye kuba ku isonga mu bimukorerwa, akwiye kuba ku isonga muri serivisi ahabwa, akwiye kuba ku isonga mu byo agenerwa kandi yemererwa n'amategeko nk'umunyarwanda, nk'umuturarwanda. Perezida Kagame atari ko se ubu ngubu nshimye ko wenda umukecuru runaka arakugannye bitewe na serivisi agukeneyeho, ari kuza ukubitaho ibiro ugenda ari nyoko, wabikora, ibyo ngibyo yabigarutseho rwose, wabigenza utyo. Rimwe na rimwe rero abayobozi bakwiye kwiholdinga accountable, abayobozi bakwiye kwibaza inshingano. Nabonye ingoma ngo hari gahunda yitwa bwije nkozi iki yabafashije kwesa imihigo. Abayobozi nabo bakwiye kujya bikorera evaluation, akavuga ariko ubundi uyu munsi bwije nkozi iki, bwije mpaye iki abo mfite mu nshingano. Ibyo nagakwiye kuba ariko kitari technique, bitari ukubeshya, sibyo? Bitari ibintu none abantu bose bigize abatekinisiye. Byose nk'ubu ngubu uwakubwira nk'uturima tw'ibikoni tugenda dufaburikwa muri raporo zo mu nzego z'ibanze, ugasanga ubwiherero ngo abantu bose ngo barabufite,
wahasimbukira nk'umunyamakuru abaturage bakubwira bati haraho nabonye ejo bundi Gicumbi ngira ngo ni imiryango 6 ahubwo ubwiherero bwasenyutse batishoboye bakabuhuriraho buza gusenyuka none ubu ngo bakasigaye bakorera ibikomeye n'ibyoroshye byose hafi aho mu mashyamba babanje guhurira ku bwiherero umwe ari imiryango 6 ariko nka hariya uhamagara umuyobozi runaka akubwira ati twebwe ikibazo cy'ubwiherero twaragikemuye mu murenge wacu mu karere kacu ibintu byose ni sawa isuku imeze neza ariko iyo ugeze kuri tere mu by'ukuri ibyo ubonesha amaso yawe biba biteye agahinda urumirwa. Abayobozi rero mu by'ukuri nibumve ko bakorera abanyarwanda cyane bikifata nk'abami. Niba Perezida Kagame we ashobora kumarisha amahanga amaguru ahirimbanira kugira ngo ubuzima bw'umuturage bugende neza, igihugu kibe kimeze neza, ahirimbanira kugira ngo iki gihugu kigire umutekano, ahirimbanira kugira ngo umuturage w'u Rwanda agire havagira naho agera. Kuki we Gitifu ukeneye kuzambya ibintu hagakwiye kubukorera uwo muturage ngo ibintu bibe ari sawa. Nibibwiza ukuri, bigaruke ukuri, bave muri rutini bajye mu bikorwa. Urakoze cyane. None amanama bakora abantu bo mu nzego ziba ni inama ni ukuri kw'Imana. Ndabizi ko ndi kuvuga ikinyarwanda kitari nama ariko inama ya nyayo cyangwa inama za nyazo zagakwiye kuba ari inama zivamo ibisubizo ku bibazo bihari. Ntabwo ari inama zakwiye kuba Gitifu ari he yagiye mu nama, Gitifu ari he yagiye mu nama, Seda ari he mu nama, kandi abantu benshi bicaye aho ngaho barabategereje. Abo bantu abaturage serivisi ryari, abantu bajya kuri tere ryari. Ubwo nyibukije abaherutse gusezerana Sangahe bari bafite Sangahe mu karere ka Nyamasheke bango bageze saa 4 naribashishije basubirayo saa 11. Aba bageni bahawe isaha iri ndigera bari bayobewe ko bahari ko ni ikibazo. None nakuntu baba babuteguye ziriya nyine n'ibyubundi byakiswa aba babutashye baturutse kure n'iki ibyo abasize nyine ukibaza. Gitifu yagiye mu nama na Seda rimwe uzanyure wenda uburi hafi uzanyure ku tugari twinshi usanga kenshi utugari dufunze ukibaza niba nta bakozi tugira. Gitifu ari utagiye mu nama yagiye kuri tere, Gitifu yagiye mu nama, Seda yagiye kuri tere, ukaza yakabiri gahunda y'uyu munsi yejo y'icyumweru ukibaza Gitifu abaturage bamubona ryari ko usanga n'ubundi ko mu Rwanda ntabwo tujya tugira ikintu cyo gutaruka inzego. Ntabwo ushobora kuva kwa Gitifu w'akagari ari serivisi wagomba kuhahererwa uvuge ngo urajya kwireba ku murenge, ibyo ntabwo bibabona. Yego, ariko ukibaza se niba tudasimbuka inzego si uko nguko usanga umuturage yaragiye akagira dosiye akayibamo bikazagera afata ibintu ndabirambiwe. Hari n'urambirwa nyine nta reka ndeke ko iyo serivisi itakiri necessary akirengagiza akayikeneye kandi yarayikeneye cyane, ariko akavuga ati kandi resulta ndambiwe umusiragiro resulta ziza uwo muturage uko aragenda akakikemurira. Uwo muturage rero ni wa wundi wenda niba afite ikibazo cy'imbago na mugenzi we, imbago wenda z'ubutaka, ukaba uri Gitifu yarakugendereye bugengo, ukaba uri mu nama, uwo muturage iyo agezaho kuvuga ngo reka nzibukire ibintu mbyihorere, wa muntu bapfa imbago hari gihagaruka ugasanga ari reka dutegereze turebe niba ari kizavuga kuko nukuri kw'Imana hari gihagaruka ugasanga bigize ingaruka zitari nziza. Rimwe na rimwe zishobora no gutwara n'ubuzima bw'abantu kandi ari ibintu ubuyobozi bwagomba gukemura, bwagomba gukora bigatanga igisubizo kandi mu buryo burambye. Reka dutegereze turebe niba hari ikigiye gukorwa, niba abayobozi nyine bakomeza kwisubiraho, kuko n'ubundi Perezida yavuze yuko n'ubundi hari bamwe mu bayobozi nyuma bagiye kumubona. Sinzi niba hari icyo nyine bakwigaya nkuko babivuze nyine bakwigenzura, ariko nibyo bigenzuye bakabishyira mu bikorwa. Reka tugaruke n'ubundi tukiri aha ngaha. Nyakubahwa Perezida Paul Kagame muri iki cyumweru yagiranye ikiganiro munyanganire yagiranye ikiganiro na RMC cyangwa se umuhuro na RMC. Abantu batumva yuko RMC ari yo muri media dusanzwe tuzi urwego rw'abanyamakuru bigenzura w'abayisilamu bakora mu Rwanda.
Perezida Paul Kagame hari byemera abayisilamu mufti w'u Rwanda Sheikh Musa Sindayigaya yavuze ko hano mu Rwanda bakeneye kubakirwa icyicaro gikuru cy'abayisilamu. Perezida Paul Kagame akavuga ko ibyo azakora ko n'ubundi azabikora kandi ko bagomba kubiteganyiriza amatsiko yo kuba hari icyo bazakorerwa. ngira ngo ni mu gikorwa cyiswe Meet the President cyateguwe nyine na Rwanda Muslim Community cyangwa se umuryango w'abayisilamu mu Rwanda. Cyari igikorwa rero cyahuje Perezida Paul Kagame n'abayisilamu benshi bateranira muri BK Arena, ariko kikaba cyari igikorwa cyangwa se wari umuhuro wabaye nyuma gato yuko abayisilamu ku isi hose bari bizihije umunsi wa Eid al-Fitr cyangwa se igisibo cya Ramadan. Ariko uriya muhuro buriya ni umuhuro ufite umuzi ku busabe bw'abayisilamu basabye nyakubahwa Perezida wa Repubulika kuzabaha uriya mwanya ubwo yari mu bikorwa byo kwiyamamariza iyi manda ari kuyobora. Ngira ngo ni muri kampanye yabaye mu mwaka 2024 nibwo abayisilamu bari bamusabye ko yazabaha umwanya akaganira nabo agasangira nabo. Perezida wa Repubulika rero icyo gihe yarabibemereye ndetse ejo bundi nyine yarabyubahirije aganira nabo agira nabo ikiganiro cyiza bamugaragariza ibibazo bitandukanye nk'umukuru w'igihugu atanga umurongo nyine umukuru w'igihugu ahantu ari ubundi haba agomba kuboneka umurongo byanze bikunze. So aribyo yabemereye rero Perezida Kagame yabemereye isengesho ryo gutora adhana rya mu gitondo ngira ngo henshi yari yaravuyeho. Umukobwa rwose ushize amanga arambwe ati nyakubahwa Perezida wa Repubulika kimwe mu bitubabaza harimo n'iyo sengesho rya mu gitondo ryo gutora adhana ryavuyeho. Perezida asa n'utebye ati musakuriza abantu se kandi ahubwo ngewe ntekereza ko ariya ari amasaha yo kubyuka bakajya ku murimo. Iri sengesho ryemerwa riryo. Ku bindi byifuzo byinshi rero baratangiye ubu barimo baratera yasabye guverineri Minisitiri w'Ubutegetsi bw'igihugu Amina Dominique kugira icyo abikoraho. Ariko biri kose umukuru w'igihugu regiyo yavuze abayavuze buriya mu minsi yavuga turongera twumva abayisilamu batora adhana. Ariko ku bindi nyine basabye nyakubahwa Perezida ati dushobora kugira icyicaro hano mu Rwanda. Perezida wa Repubulika arabibizeza arababwira ati mwanga ya gutinda ariko burya sinzahera. Kubera ukuntu anibuka yababwiye ko na 2011 hari ukuntu bigeze gukombozaho bavugana afite ukuntu ajya bemerera ibintu wenda akabishyira mu maboko y'abandi bantu bimwe twavugaga bakaba bakwibagira rero ndabaje atagose ubundi abayobozi mutagira ibintu mukurikirana ubundi muyobora iki mukora mute. So urumva rero yarabibemereye kandi byinshi yabemereye ngira ngo muri uriya muhuro wamuhuje nabo muri uriya musangiro wamuhuje nabo uko biri kose bizakorwa byanze bikunze. Kandi yavuze ko nanagaruka azagaruka aje kubabwira niba ahubwo ibyo yabemereye hari icyo babimashije kuko Islamu ni rimwe mu madini akomeye, ni rimwe mu madini afite influence cyangwa se afite uburyo anafasha societe nyarwanda. Islam ifite amavuriro, Islam ifite amashuri, Islam ifite ibikorwa bitandukanye byo gufasha n'uburyo kandi itretamo cyangwa se yigisha abayoboke bayo usanga ari uburyo bugamije n'ubundi ineza ahanini y'abayiyobotse ariko by'umwihariko biri no mirongo migari y'igihugu. Yego ngira ngo nicyo umuntu yabivuga. Urakoze cyane. Munezero tutira hangana n'ubundi Sheikh Musa Sindayigaya yavuze ko abayisilamu bahawe agaciro. Bavuze ko ryazina bitwaga ngo n'abaswahili kandi umuswahili ni nk'umuntu w'umutekinisiye wakweskoroka kubu ngubu nyine ayo mazina babaye nk'abantu nyine batandukana nayo. Bivuze iki rero kuri iri jambo yagarutseho? Icyo bivuze nta kindi nuko bishimiye kuba batakira abaswahili nk'uko babyitwaga bakaba n'abasilamu nyine nk'uko idini ryabo rivuga. Ikindi buriya nanabonamo nuko bishimiye kuba ari n'abantu bagira uruhare muri bya bikorwa bitandukanye bishyira umuturage ku isonga bakaguka ubwabo ariko n'imibereho y'abanyarwanda
ikazamuka babigizemo uruhare nk'uko twari tumaze kubibona ya mashuri amavuriro kuba hafi abaturage bamwe na bamwe usanga ari n'abakristu babo yego ibintu nk'ibyo njye mbibona mu yindi shusho y'uko wenda uretse kuba bishimiye ibyo byose Munezero yari amaze kugarukaho ariko ni n'intambwe ikomeye mu bijyanye n'ubumwe bw'abanyarwanda kuko buriya hejuru yo kuba naba ndi umukristo gatolika, hejuru yo kuba waba uri umuyisilamu, hejuru yo kuba waba uri umurokore, tujya kuba ibyo byose mbere yabyo turi abanyarwanda. Ntabwo njyewe hiye kubaho ndi umuntu ukwiye kugutotereza cyangwa kukuziza amahitamo yawe y'imyemerere, cyane ko icyo dupfana gikwiye kuruta icyo dupfa cyane. Wenda nuko bashimangiye ko n'ubundi impinduka zatangiye kugaragara nyuma n'ubundi ya jenoside yakorewe abatutsi, ariko n'ubundi usubije amasinyo umusanga muri ibyo bihe byari bihe n'ubundi bya bwa butegetsi butagiraga na kimwe bwitaho bwo kuvangura abantu n'ibindi, ariko n'indi ntambwe nziza ku bijyanye n'ubumwe, kuko buriya iyo watangiye buri inzira ya mbere yo kwironda umuntu ni ugutangira kumushakira amazina, gutangira gushaka guhindura icyo ari cyo we ukabihinda inyito nyine. Umuntu niba ari umuyisilamu, kugira ngo ugaragaze uburyo ki ari umuntu wenda sosiyete idakeneye, ari umuntu utari mwiza kuri sosiyete, ugatangira kumushakira indi nyito, ugatangira kubihengekera mu bindi n'ibindi nyine, hari ubugerageza kugira gute kwitandukanya nawe, ubugerageza kugaragaza ko wowe nawe mutari kimwe, bariya n'aba. So ni intambwe nziza rero ku bijyanye n'ubumwe n'ubwiyunge by'abanyarwanda. Urakoze. N'ubundi Munezero tukira ahangaha, nyakwa Perezida Paul Kagame yavuze yuko gutotezwa kw'abayisilamu mu myaka ishize mu butegetsi nyine bwo mu 1994 yavuze yuko n'ubundi amateka abayisilamu baciyemo afite ahahuriye n'ay'abanyarwanda baciyemo muri rusange. Fata ijambo rero. Uti amateka mvango yavuze ko amateka nyine abayisilamu baciyemo harimo uko gutotezwa, harimo iryo vangura, ko n'ubundi afitanye isano n'iby'abanyarwanda baciyemo n'ubundi. Ntabwo byatandukana habe na gato, kubera ko n'ubu abasilamu nabo bari abanyarwanda, kandi nk'uko Arsena amaze kubivuga, mbere yo kugira ngo umuntu agire idini abarizwamo, mbere yo kugira ngo umuntu agire ikindi kintu runaka abarizwamo, afite igihugu abarizwamo, n'umwene gihugu nyine w'icyo gihugu, sibyo? Fabrice Muneza, n'ubundi nyakwa Perezida Paul Kagame yavuze ko abantu cyane cyane wagiye ubibona mu minsi yashize ibinyamakuru byandika bivuga ngo u Rwanda rwafunze insengero, rwabujije nyine abakristo hano mu Rwanda ngo gusenga, ariko nyakwa Perezida Paul Kagame yavuze ko gufata umwanzuro wo gufunga zimwe mu nsengero ko ari ukurinda abaturage uburyarya bwa bamwe na bamwe nyine bakora muri izo nsengero. Biraza gusaba ko twibwiza ukuri tukanabwizanya ukuri, twese tuba muri iki gihugu. Leta cyane cyane noneho y'u Rwanda ni leta itekereza abaturage kandi igatekereza ibiri mu nyungu zabo. Leta kandi niyo ifite inshingano ya mbere yo kurinda abaturage bayo. Uretse wenda kuba wabyirengagiza cyangwa ukigira nkaho udashaka kubibona, ariko ibintu by'amadini abantu bari bamaze kubihindura ibindi. Ugasanga abantu baraho barizeza abandi bitangaza, amadini niyo yarasigaye bamo aremerwa mu buraya. Ugasanga umupasiteri ati rwose geraguje utani kiniki fotora ikintu cyawe unyohereze ngo usenge, zamuraho gacya aho ntabwo ifoto iri kugaragara, zooming. Ese ko muturi note, ko muturi biceri gusa, ngo bisakuriza imana. Ugasanga ibyo byose ni uburyo amadini yasaga n'ayamaze kugira gute koloniza, kwangiza abantu. Amwe muri arabuza abantu kujya gukora, kandi muri Bibiliya nta hantu na hamwe byanditse muri Bibiliya ko Imana ihumugisha amasengesho. Reka Imana ihumugisha imirimo y'amaboko y'umuntu. Leta rero itekereza kuri kavuga iti ariko ibi bintu dukurikije umuvuduko biriho bishobora kuzangiza abaturage. Nibwo usanga rimwe na rimwe ifashe ingamba zo kugira gute zo kurwanya bimwe na bimwe. Gusa icyo navuga kuri ubu ngubu, nyuma yuko wenda hari izafunzwe, ari na bamwe babyitiranye bakagira ngo ni insengero zose zafunze, kandi ni zimwe muri zo zafunzwe kugeza ubu ngubu zujuje ibisabwa.
zirimo ziragenda zifungurira, nibagende bazisura bongere bazikomorere. Ko nanone ntabwo wakirengagiza agaciro cyangwa akamaro ko gusenga, ko buriya gusenga hari ibintu byinshi birinda abantu. ariko nanone gusenga hari uburyo bikumira abantu. Igitinyiro cy'Imana ni ikintu kidasanzwe cyane. Abantu bagatinya uburaya, abantu bagatinya ubusinzi, abantu bagatinya ingeso mbi nyinshi cyane, ko nyine amwe mu matorero, amwe mu madini abikora neza, atanga inyigisho nziza zikwiriye, afasha nyine abaturage kugira bimwe mu byo na society isaba babasha kugenda bakora. Aho zifunze rero zifite ibyo zujuje, zigende zifungurwa, zikomorerwa, bagenzurwe, zikomorerwa. Ariko aho bigaragara yuko kuko icyo zari zigamije ari ukoreka society, bazidanangire nibiba ngombwa bashyiremo amatungo ashobora kugira rubanda akamaro. Ntekereza ko hari n'izahise zijyana zikagenda zijya, kubera ko nazo ubwazo zari ziyize. Reka ubundi mu Rwanda wasangaga umunezero, inyubako imeze nk'iyo ufite ni icyumba kimwe, ariko yabaye ikoraniro. Reka tureke wenda inyubako, hari ukuntu ushobora kubaza umuntu ngo ubundi vision yawe ni iyi, icyerekezo, misiyo yawe se yo ni iyi, intumbero ni icyo ugamije, ushinze itorero kugira ngo ugere kuki. Rimwe na rimwe ugasanga umuntu ntabwo ashobora kugira gute kubisobanura. Pasiteri kanaka kushinze itorero ni icyo ugamije, rizafasha iki aba bakristo bene data bawe. Rimwe na rimwe ugasanga ngo ntacyo ngo dukwiye gukongera ngo muri Bibiliya ngo ijambo ry'Imana rirabisobanura. Ari akabazo nshaka kankababa, aho mwabereye singiye banyumve neza, ntabwo wenda ngiye kunenga cyangwa kunegura abazivuga, ariko ngiye ibintu byo va umuntu ari gusenga ngakuzura umwuka ariko kuzura umwuka bibaho. Yego, reka nkubaza akabazo gato niko bashaka kukubaza. Aho wabereye wari wabona umuntu uri gusenga mu Cyongereza cyangwa mu Gifaransa akuzura umwuka akavuga na zirandimi? Aho wabereye. Ariko zira ni indimi zahozeho. Zahoze ndimi zahozeho wenda. We nusoma. Tugiye wenda tugiye nko mateka wenda ya Bibiliya bishobora kuba indimi zavutse. Icyo gihe ujye usoma icyanditswe nakumvise ntabwo ujye usenga. Ugendeye kukizi. Icyo gihe baramusomera. Ugendeye kukizi bako dusenga. Ugendeye kuki. Aranditswe ngo icyo gihe buzura umwuka, batangira kuvuga mu ndimi ku buryo buri muturage wese wari uraho yumvaga bari kuvuga mu rurimi rwe kavukira. Yego, nibyo bituma umuntu aravuga mu rurimi rwe nawe ugatazi. Ibyo nibyo bituma harababwiriza mu Cyongereza, abavuga Icyongereza bakacyumva, n'abavuga mu Kinyarwanda baravutse, abavuga mu Kirundi nibyo ngibyo. Izo ndimi zari zisobanuye, ariko bugimana byayenekete kapa, ariko bugimana bararuzi, bari abantu baruvuga. Reka tuzashaka umuntu ujya wuzura umwuka, ariko bugimana araruzi, azatubwire n'ukuri. Ariko urashobora gusanga Imana irutanga hari yafashijwe Imana yaramuhaye. Ntabwo Imana twayizaniwe muri Afrika, Imana iyi twiga ya Isiraheli nk'uko bayituzaniye bayitubwira, twayimenyeshejwe n'abandi. Abamisiyoneri ni abazungu n'abanyaburayi, sibyo? Nko mu Rwanda ngira ngo ni Musenyeri Yozefu ubundi mbere yuko baza n'ubundi nayabagaho. Akosa nta mateka asuze. Nicyo ndi kumubaza. Ijambo ry'Imana abamisiyoneri mbere yuko baza n'ubundi nabana yabagaho. Yari ihari nyine, yari ihari, ariko iyi ngiyi tuzi nawe wizera twayibwiwe n'abandi. Uracyasenga Imana y'u Rwanda? Uracyasenga Imana y'u Rwanda? Aho ngaho nabanemeye. Utekereza ko uyisenze bavuga ngo iki? Hari ikindi Kinyarwanda bavuga. Nibyo yangiye kumubaza. Bibiliya imaze imyaka ingahe mu Rwanda? Imaze imyaka myinshi cyane. Nyinshi ibihumbi 2 n'ingahe? Presize uri umunyamakuru ariko jya ugira n'amakuru. Amakuru yo ibintu byose ushobora kutabizi. Bibiliya imaze imyaka, aho wagakwiye kuba ubizi, nubwo ntabwo waritabiriye umuhango wa yubile ejo n'imyaka 125 y'ubukristo mu Rwanda. Ubukristo mu Rwanda bumaze imyaka 125, kandi tubwirwa ko nyamara dushaka kujya kwisanga tugasanga uyu muntu yaduhanuriye. Ntabwo ndi umuhanuzi, kandi tubwirwa ko iyi myaka tubara yo kugeza ubu ngubu 2026 ni imyaka yatangiye kubarwa Yesu aje mu isi. 2026 ubu ngubu. Nuvuga ngo imyaka 2026 ishize
Yezu ijambo aje mu isi, ry'Imana ijambo ry'Imana niyo rije gezabutumwa mu isi. ritangiye kubaho noneho hakaba n'125 rigeze mu Rwanda Rigeze muri mu Rwanda. 6 yego ukibaza uteze mu myaka 1900 yose yari twari ishize. dufite ihemana twari dufite irihe jambo byagenze bite ibyo rero nari mbikubwiye kugira ngo nkumvishe ko abo bantu batuzaniye Imana baziranye nayo kugira gute kuturusha yego sibyo iyo batuzaniye baziranye nayo kuturusha kubera iki ihitamo kari twe tuvugana nayo mu ndimi abo bantu baziranye nayo kuturusha bataravuga buriya tuzajya kubabaza twumva iki barimo nyine n'abantu batubwire muri comments mirongo ingahe ku ijana uzasanga ari ay'inda yego ibyo rero by'amadini nyine nibyo yaramaze kuba menshi noneho bimaze kuba kavuyo yarahinduye amadini yahinduye business umuntu wakabiri akavuga ati icyo ngamije gusa nugora nakusanyirije abantu ahangaha bahora batura ngiye n'umuryango wanjye tubayeho ugasanga abantu baravuga ngo dukusanya amafaranga yo kugura pasiteri imodoka ariko abo bantu nta n'ishuri byibuze rya materineri bagira ahubwo ukaba ushobora no kuyigura ukava mu rugo nayo ihavuye igiye bagiye kuyitangamo ntuza cyane umuntu ugeze kubwira undi ati ndakennye nta mafaranga mfite ndakennye arabwira ati woshinga idini yari yo suse yo kuba yayabona leta abaturage bajye bumva ko nta gikuba cyacitse leta itekereza neza abaturage bayo ikiba kiri hano ibifite nk'inshingano ikiba kiri hano nuko ibitangazamakuru ujye ukumva ukuntu baba babyanditseho baravuga ngo insengero mu Rwanda zarafunze abakristo ntabwo bagisenga ariko ntitwakwirengagiza ko hari n'abandika nabi ntabwo ari ukwandika nabi habwo hari ibinyamakuru ariko nibyo ariko zaranafunzwe kandi hari nyine hari abatagisenga ariko ntabwo ari zose ariko nanone insengero zigera ku 8,000 kutageraho ni insengero nkeya mu gihugu insengero rega ntabwo ari ibintu byanagaye si ibyatugenda uhurana mu gihugu gito nk'u Rwanda gufunga insengero 8,000 bigomba kugira ingaruka byanze bikunze nko mu karere ka Nyagatare hafunguye urusengero rumwe gusa rwa ADPR no muri Rulindo nuko ngo none se ubwo bavuga ngo insengero ntizafunze abantu bakaba badasenga nyine ibyo ntabwo ari vanga ngo umunyamakuru abwo ikibazo kiba hano nuko nubundi nizuje ibisabwa usanga zidakomorerwa ririse cyane zujuje ibisabwa cyane igenzurwa ntabwo riri gukorwa mu buryo igenzurwa riraba nizakomora abari muri comment baze kutubwira aho rero uvuze ngo igenzura riraba nicyo nge navugaga abaturage benshi bataka n'abayobozi b'amadini ariko bakunze kubitaka cyane abaje gukora isuzuma n'igenzura ryo ko baragiye nibagaruke noneho banagenzura niko bimeze rwose ntabwo abantu bazaba badasenga reka nkubwize ukuri gusenga ni ikintu gikomeye wa muntu ari nk'amakuru maze iminsi numva nk'abaturage ejo bundi za Ngoma kugira bati twebwe mpaye 2 twagenda da kandi gusambana kandi genda umugore w'umugabo ngiye uri kukubwira ibi ngibi ndi umugore w'umugabo ariko mpaye 2 twagenda yego kuko wese kuki bisigaye bimeze biki titwe nitugisenga abantu twarihebye badutandukanyije n'Imana rimwe na rimwe hari igihe nyine usanga abaturage ku ruhande rumwe bafite uburyo n'imyitwarire mibi yose ubujura bwateye ubushikuzi bwateye bagenda bakabyubika ku nsengero so rero inzego zifite mu nshingano zakoze akazi ko kugenda zikagenzura zikatumenyera izitari zujuje ibisabwa nizihindukire zigende zidukorere n'akazi ko kutumenyera noneho izabyujuje nyuma y'uko zikomorerwe abanyarwanda bongere basenge ariko bareke nabo kubigira urwitwazo ngo bakomeze gukora ibishobora no kuvamo ibyaha byo bita uragayi mu Giswahili ariko abantu bajya baniga kwishakamo ibisubizo biboneye niba ikibazo cyaravutse izo nsengero zigafungwa ntabwo igisubizo ari uguhita wiyandika cyangwa ugira gute dukomeye tugira abadukurikiye yuko ikiganiro bakurikiye cyitwa uruvugiro ni ikiganiro kigaruka ku makuru menshi atandukanye yavuzwe mu cyumweru tukayagarukaho tukayasesengura ndetse namwe tukaba umwanya mugagira icyo mudusangiza aho ngaho muri comment tukiri hano n'ubundi reka babwire ko muri iki cyumweru Minisitiri w'Intebe yitwa Dr. Justin Sengiyumva yego yageneye ikiganiro n'imitwe yombi ndavuga umutwe w'abadepite n'umutwe w'abasenateri bagaruka ku ngingo zitandukanye ariko munezero hari ikintu baganiriyeho hari umudepite wavuze ko ikibazo cy'imodoka z'imbangukiragutabara zo twita ambulance zakagombye kujya nazo zubahiriza amategeko y'umuhanda ng'ibindi binyabiziga byose bisanzwe none Yosefu ko tuzi ko iriya modoka misiyo ibifite
itandukanye n'ibindi binyabiziga biri mu muhanda. None uyu muntu waba wemeranya nawe? Ntabwo ntemeranwa nawe ko imbangukiragutabara mpereye no kuri iryo jambo hari sesengura. Imbangukiragutabara igomba kugira igomba gutabara kandi ibangutse cyane vuba na bwangu mu yandi magambo, sibyo? Niba rero reka mfate urugero, umurwayi nonaha ari ku bitaro wenda bya Kabgayi, si muri Muhanga, hagize impamvu ituma uwo muntu mu minota itageze no kuri 20 cyangwa itarenze cyane agomba kuba ari Kigali mu bindi bitaro byisumbuyeho. Yego agezweho kugira ngo ubuzima bwe abaganga nyine barebe tekinike nyizindi bakoresha kugira ngo akomeze abe. None so umuntu araza kugenda utwaye iyo modoka araza kugendera ku muvuduko nk'uwo umusore wibereye kumwe n'inkumi mw'ivatiri wigiriye gutembera barimo bagenda baganira banakubitana agashyi. Araza kugenda kimwe se n'itagisi irimo igenda ishyiramo abantu ikuramo abandi. Neva imbangukiragutabara niba ari imbangukiragutabara igomba guhora ku muvuduko ahubwo abayibonye bayiha inzira. Hari umuhanzi umwe witwa Rugamba Sipiriyani yigeze kuririmba aririmba ngo amagara aryana azirana n'uburyamirane. Yego Kinyarwanda cyiza cyane, amagara aryana azirana n'uburyamirane. Ni ukuvuga ngo umuntu niba arwaye cyangwa ababaye gira n'ingoga utabara ubuzima, gira n'ingoga utabare ubuzima. Ngira ngo n'ubu hano twicaye haramutse yageze uhita agira uremba ibi byose twabihagarika ibyo twahutaza hano hanze ntiwabibara twiruka tujya. Ni ukuvuga ngo rero kugira ngo ikinyabiziga cyitwe ndakumirwa nuko hari impamvu ikomeye ikwiye gutuma nyine bya bindi byose byashyizweho nk'amategeko hagomba kuba hirengayobora. Uwo mudepite yabibajije kubera yuko muri ako kanya yari ameze neza, ari gutereka amizi inyama ikajyamo cyangwa wenda ariko none se burayi bibaye ngombwa ko ari we wenda ubarimo iyo mbangukiragutabara igomba gusimbukana kuvana bwangu ngahabwa ubutabara. Cyangwa umwana we cyangwa yaba yumva biri mu gihe nyacyo gikwiriye cyo. Ariko sinzi ikintu yatekereza kwaza kuko ahubwo dukeneye n'izica hejuru, ubu dukeneye na za ambulance z'indege. uretse n'ibyo by'imbangukiragutabara byonyine ujya kwa muganga urwaye batinda kuguha service ukavuga uti ndapfuye, aba baganga batanga service mbi n'ibindi. Umuntu warwaye kugera ku rwego rw'uko akurwa ku bitaro rimwe akajyanwa ku bindi. Agomba Perezida Kagame ejo yabivuze ari kugaruka kuri cya kibazo Karongi utarahawe service nziza. Ngono kadafite mu mituweli. Perezida Kagame yaravuze ngo iyavurwa bakaza kwimukurikirana nyuma. Icyo ngicyo ni ikikumvisha agaciro k'iki kubuzima dutwaye dufite ngo ambulance ahubwo ziga nk'ibindi. Reka mbonero no kuvuga icyo Minisitiri w'ubuzima ejo ndaherutse kuvuga. Dr. Sabin Nsanzimana yagaye abantu ahubwo bima ambulance inzira mu muhanda. Exactement, ahubwo bajye babahana abantu bima ambulance inzira mu muhanda. Umuntu niba arwaye arembye bigaragara ambulance inzira yanduruka itabara ubuzima bw'umunyarwanda. Rega shayo nzira urimo wimana ntuzi n'umuntu uri muri iyo ambulance. Wenda ashaka kuba hari igihe hari umwana wawe wari uvuye ku ishuri, wowe wibereye mu hari igihe hari zikuzwa igihe kizagera murumuna wawe ari mukuru wawe wari uvuye mu kazi uri muri imana inzira nk'umurengwe. Hari igihe kizagera abantu bajya babaza. Ariko ntekereza ko wenda honorable yajya kuvuga biriya. Honorable ni senateri, ni umudepite. Ni umudepite bose na honorable. Ntekereza ko ajya kubivuga wenda hari n'amakuru ashobora kuba afite yuko hari n'abazikoresheje hari mu buryo nk'ubwo gutembera cyangwa iki ikaba yagendera kuri umuvuduko ugiye gutembera. Ariko nyine yari kuvuga ngo n'ubundi ngo ikibi nuko yaba ariko ngira ngo ambulance itwaye umurwayi igomba kwihuta, itanamutwaye igomba kwihuta kubera ko hari ayigomba kubiparitse arayivuye yagenda yagaruka igomba kwihuta. Itegeko ryo mu muhanda ukeneye ko ambulance yubahiriza
ambulance yubahiriza itegeko ry'umuvuduko, ni ambulance ukuvuga ngo yubahiriza itegeko yego ry'ibyaha. umva ikintu yavuze. nigera mu cyapa cya 30 okay Ashyiramo mureke mabwire ko Nigera muri- ukijyana n'ibizi ukuntu yavuze ko ambulance yavuze ko kiriya kintu cyo kudepasa yavuze ko nyine iyo ambulance iri kudepasa ishobora guhura n'ikindi kinyabiziga impanuka zikarushaho kwiyongera kuko mutaziha inzira. Ni Ntabwo ukutaziha ambulance inzira. depansa kwa ko batazi kandi icyo kintu minisitiri w'ubuzima ejo ndi yarakivuze. Ambulance nibije ni mugihe inzira, kuko ambulance kugira ngo umushoferi utwaye ambulance ajye gufata icyemezo ko depanse nuko nyine abamuri imbere baba bamwimye inzira. Ni mu inzira atabara ubuzima bw'umuntu. Ibyo bindi byo kuvuga ngo byo gushaka gusigiriza ibintu ngo no kugira ngo idakumatanya n'indi modoka impanuka zikarushaho kwiyongera. Nibyo yavuze. imodoka imiterere yayo turayizi, imiterere y'amapikipiki turayizi, ntareba imbere gusa areba n'inyuma tugira ruturugizeri. Niba ubonye ari ambulance iri inyuma yawe yego tanga inzira. Wowe motari, wowe shoferi, tanga inzira. Iyo wiyifata nk'imodoka nk'iyo yawe isanzwe ariko nta muntu ujya mu muhanda atarize amategeko y'umuhanda. Ikinyabiziga ndakumirwa, abashoferi bose baba bakizi, barakizi. ibyo bizame kuki leta yahisemo kucyita ikinyabiziga kitagomba gukumirwa. buriya bikunda kwa mugani itinaguruka yakaguruka ubundi bikunda aca mu kirere. ariko se erega twagira ambulance z'indege muneze nimbangukira gutabara yego ubundi wa mugani wa Munezero yakwego igitimera amababa yego ubundi yakanyuza no mu kirere ubuzima. Yego munyemerero tukiranga hari ikindi kibazo cyagarutsweho n'ubundi n'umudepite buriya turi kuvuga muri kiganiro minisitiri yari ari kugirana n'imitwe yombi w'abadepite ndetse n'abasenateri. Yego ni ukwihuta gucunguza uburyo umwete. Yagarutse ku kibazo ngo cyo mu mutwe gihangayikishije cy'ubuzima bwo mu mutwe gihangayikishije abantu benshi muri rusange. Anavuga ko no muri twebwe turahangaha hashobora kuba harimo abafite ibibazo byo mu mutwe. Oya muri bo baraho ubundi oya sibye wenda no muri bo baraho ubundi uretse ko cyavuze ashobora kandi imibare hari igigenda yerekana. Wenyine ni imvugo ye ntabwo tugomba gukosora imvugo ye. Ubushakashatsi bw'abahanga mu bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe bagaragaza ko byibuze umuntu umwe muri batanu uvanga ahantu hateraniye abantu batanu byibuze umwe muri bo abafite ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe. Yego hari impamvu nyinshi rero zibitera zihishe inyuma yuko kugira ibibazo byo. Ni ukuvuga ngo ukira aho ngaho unyemere nguce mu ijambo gato. Minisitiri we yavuze ko ikibazo cy'abafite nyine ubuzima bwo mu mutwe akeshi ngo araba ngaba bahuye nyine n'ikibazo cyagwiriye igihugu cy'amateka mabi yaranze iki gihugu. Yabirebeye muri Angere n'umuyobozi ni na minisitiri atekereza kure gusumbya njyewe ariko njye mbana na rubanda kumurusha. Uretse wenda iyo ngiyo ni imwe mu mpamvu umuntu yashingiraho ituma benshi bafite ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe. Ariko hari ibindi rimwe na rimwe birengagiza bro. Uzabeho ntaho ukura wumva ukuntu imibereho none yavuze ko uzabeho uri umushomeri ubeho ukwezi kumwe ubeho amezi abiri irarora wumva ukuntu uzaba umeze. Ni imibereho utabasha kwigurira amayinite utabasha kwigurira utunyobwa udukeneye. Ubuzima mu Rwanda burazimbye, hari ibibazo bikomeye, ubuzima burahenze kandi aho dukura ni nta. Erega burya Munezero nawe bakunye serivisi mbi bagoye serivisi mbi maze wanagira ikibazo cyo mu mutwe. Uretse wenda reka tureke kuvuga icya serivisi tuvuga impamvu ziri serious zimataringa. Yego bro ibi mu Rwanda abafite ibibazo byo mu mutwe benshi ni n'urubyiruko kuruta abakuze. Yego urubyiruko ngira ngo imibare ishobora kuba ari 1 kuri 4 abafite ibibazo byo mu mutwe benshi. Yego n'urubyiruko. Kubera iki? Urubyiruko rw'u Rwanda imirimo ni mike ibituma abenshi banakunda gukora ibyo nge ntabashimira mu by'ukuri ko ni imyitwarire itari myiza, ariko niko usanga imibare yabiyahura igenda izamuka umunsi ku munsi. Ni ikibazo gihangayikisha imibare y'urubyiruko rwiyahura. Yego erega n'ibiyobyabwenge bitandukanye umunsi ku wundi. Imibare y'abishora mu biyobyabwenge cyane izi nzoga zaje tutamenya aho zivuye. Ejo bundi abiburera numvaga bari kuvuga bati dusigaye turi kwinywera ibyuma, nta zindi nzoga tukinywa
kubera iki ntabwo izindi nganda ntabwo zisapurayinga yose. Oya bo babujijwe ngo gukora ibinyobwa bikomoka ku masaka. Barabujijwe rero ubwo benshi bakuvuga ati twe twinywera ibyuma abandi twinywera za kanyanga ku masaka cyane. Amasaka kandi abandi twinywera za kanyanga ziva Burera karakanyuzemo. Ariko kubera ibibazo byinshi bihari benshi mu rubyiruko n'udufaranga duke agize amahirwe yo kubona adushora mu nzoga kugira ngo yibagize ibibazo. Ingaruka z'inzoga nta zindi ni ubusambanyi. Uri kumva ubusambanyi bushobora gukura ibibazo bitandukanye. Ngira ngo mwumvise inkuru y'umunyeshuri w'Rurindo uherutse kwica umukobwa nawe akiyahura. Nejo bundi yego. Uriya munyeshuri amwe mu makuru abaturage batanze harimo kuba ngo uriya mukobwa yari yaramwanduje iki agakoko ka virusi itera sida. Uri kubyumva? Izo ni ingaruka z'iki za bwa busambanyi abana bishoramo nyuma y'ubusinzi rimwe na rimwe bakanabigiramo nk'ibintu batekereza nk'ibagiye kubaha iki nk'ibigiye kubaha ibyishimo. Kubera yuko n'abantu badahuze. Igihe cyose umuntu azaba adahuze rero atekereza nabi. Umuntu afite ikintu na kimwe kimuhugije atekereza nabi. Kireka nyine yari umuntu udafite ikintu kimuhugije ariko akaba adafite ikintu kimuhugije kubera yuko wenda ari mu karuhuko. Ariko umuntu usanzwe ubayeho ubwo buzima bwo kuba adafite ikintu kimuhuza bwo kuba adafite ahakura. Igihe cyose ibitekerezo bigize gute biba ari bibi. Sineguye icyo minisitiri yavuze cyuko hari abafite ibibazo byinshi bishingiye wenda kuki ku mateka y'igihugu cyacu. Ariko mpamya yuko abo ngabo atari bo benshi bijyanye n'uko n'ubundi mu Rwanda 70% ni iki ni urubyiruko cyane. 70% y'abaturarwanda y'abanyarwanda ni urubyiruko. Ibyo bikumvisha ko n'ubundi ibibazo byinshi byo mu mutwe byiganje mu ki mu rubyiruko, kandi benshi muri urwo rubyiruko ni abavutse nyuma y'amateka ya jenoside yakorewe Abatutsi. Leta rero nahayo yo kugira ikikora kabisa, ko kugira ikikora kandi vuba na bwangu. Buriya uzi kimwe mu bibazo bikomeye urubyiruko rw'u Rwanda rugira, kubona ibishoro. Hari abantu benshi batabizi cyane, n'abantu bafite imishinga myinshi bashaka gukora ariko bavuze muri uru Rwanda biragoye. Aho bamenera kubera iki ibigo by'imari yabiciriritse n'ibigo by'imari bikomeye ntabwo bigize gute byize urwo rubyiruko. Kubera iki ntaho rukura izo ngwate ntabwo ruzifite. Ibisaba rero ko leta yakabaye kubihuriza hamwe urwo rubyiruko, rimwe na rimwe iyo mishinga bikanayishingira, bagakora bagashaka uburyo bikura mu ubwo bukene, bagashaka uburyo bihunza ibyo bintu bituma rimwe na uzi gahunda ziba ziri mu mujyi wa Kigali z'urubyiruko kwa gatanu. Bro mwana aturuka kuwa mbere aryamye ashakisha wenda umuntu w'umusaza wakimaze uzamusambanya agahita muhangahe, ubundi kuwa gatanu niba mujya mugira umwanya mukagenda amasaha akuze, abana bakobwa ugasanga baguye mu maborodire. Oya da Fabri wivunika, ntabwo ari Kigali gusa bana ya nje hari naho merutse kunyura saa 10 za mu gitondo, abana b'abakobwa aribwo barimo bataha, nabwo ukabona arataha atabishaka. Nyine ibyo rero nyine bita bikwereka ko imbaraga umuntu mu mutwe yarangije kugira cya kibazo twahoze tuvuga. Ibibazo byo mu mutwe byo birahari mu Rwanda, byitabweho bikemurwe kandi nizo counseling zitangwe. Uzi ikindi kintu gitera ibibazo byo mu mutwe cyane cyane urubyiruko, nahita aho na pointing urwego rukwiye kubishyiramo imbaraga, Minisiteri y'Umuryango. Twagiye tuyivugaho kenshi imiryango uriya Uwimana Console yaba afite akazi kenshi rero ko gukora. Ni nawe ahubwo ukwiye kuba afite kenshi imiryango. Ejo bundi Perezida Kagame akomeje ku kintu cy'abana bata amashuri bakajya mu mihanda cyane, ariko ubushakashatsi bwangira ngo nubwo ikigo gishinzwe kurengera abana mu Rwanda NCDA icyo ngicyo ni ikigo gishinzwe imikurire no kurengera umwana, ariko cyo ni icya leta. Hari ikindi rero kigenga gishinzwe kurengera abana, cyo kigaragaza yuko 90% by'abana bajya mu mihanda bagateba amashuri n'ibindi, bakajya kunywa izo za kore, bakajya kunywa za tineri. N'abana baba barahunze amakimbirane n'ibibazo byo mu miryango. Abo rero nibo bajya n'ubundi kujya kubiki
ikibazo n'umutwaro kuri leta. yego nibo bajya kuvamo ibisambo, Eh, nibo bajya kuvamo indaya, bavamo abajura, bari kuvamo abicanyi. Ibyo byose birasaba ko leta ubwayo kuko jewe nka Arsene uretse kuza hano nkabivuga ngatanga inama nk'umunyamakuru. niko bimeze ariko erega nacyo tubereyeho nyine. Leta yo erega n'ubu nabona ubukangurambaga. leta yo ifite uburyo bwihariye ishobora gukoresha n'imbaraga zose yego mu kurandira iki kibazo n'imizi n'imiganda. ariko tunibuka ko leta ari abaturage bose. Yego. leta minizati ko buri muntu n'ubundi afite buri muntu wese Leta. afite izo nshinga. buri muntu afite inshingano. ndabyemera ariko umwere uturutse bukuru niwe ha ukwira. exactement wenda icyo umwere uturutse bukuru niwe ukwira. ucya wakwiye hose. Njyewe agita cyo cyaju. njye nshobora kubwira umuntu ni nyamara nushake uhindure buryo uri kwitwara ntabwo ari byiza mw'iyi minsi. Bati wiza kumpagiraho wowe ubuhaze shaho mufite amafaranga uba wakoze n'ibindi. Yego. Ariko leta yo nizi ikabwira urubyiruko iti nimuve mw'ibintu mwishoyemo tubahangira imirimo. Leta izaba itanze igisubizo mu buryo ngiye ntajya gushobora kugira gute kubikoramo. Nuko rero umwe uturutse bukuru nyine ugenda ukwira ubwo ibintu byose bikagenda neza. Munyemerere n'ubundi turafata iminota mikeya n'umunota umwe n'ubundi hagarutsweho ku kibazo kijyanye n'imirongo ikabije ku ma poste de santé atandukanye y'abaturage nyine baba gushaka service. Ariko n'ubundi Dr Sabin Nsanzimana uyu ni ministri w'ubuzima yavuze yuko iki kibazo uburyo kigiye gukemukamo kizakemukwa n'inzira y'ikoranabuhanga. nibaza n'impamvu unyemerere ntangire nibaza yego impamvu hubatswe inzego z'ubuzima kugeza ku mujyanama w'ubuzima. yego ngira ngo mu midugudu bagiye bahari hari indwara runaka bavura ngira ngo baranabazamuye hari zo babongereyeho bagomba kujya bamenya hasi aho. Tuva ku bigo nderabuzima tugera no ku maposte do santé hafi navuga ko hafi hari buri kagari yego mu Rwanda ushobora kuba gafite poste de santé utaragera ku kigo nderabuzima. Ariko se ahubwo niki kibazo gihari gituma nyine abantu baba benshi kwa muganga? Reka ngufashe kubyumva rero. Rumwe mu nzego ntajya ntera amabuye igihe cyose mu rwego rw'ubuzima. Niba hari ikintu dufite mu buryo budahagije pe n'abaganga. Niba hari ikintu dufite mu buryo budahagije pe tunamaranye iminsi. Icyo ni ikibazo tumaranye iminsi. Ngira ngo banahereye mu myaka yashize barimo barwana no kukira. Niba hari ikintu dufite mu buryo budahagije ni ikibazo cy'abaganga. Njye ntabwo njya ndenganya abantu mu rwego rw'ubuzima. Kubera iki abana bubu ninde se ukiteguye kujya gutereka chimie na biology mu mutwe? Barashize bararangiye bifitiye ubute. Ariko n'ubundi bashaka kwiga ibintu by'ibisosi ibyo twita iby'ibisosi. Ikibazo cya poste de santé niba naho ziri wenda zikora bagatonda umurongo inyinshi ahubwo zirafunze zabuze abakozi nubwo buri kagari irimo poste de santé zarafunze inyinshi. Yego. Kubera kubura iki rero ni ikibazo utavuga ngo habuze iki. Oya no kuvuga ngo ministri w'ubuzima muri ya gahunda ya ministeri y'ubuzima ngira ngo yo gukuba kane umubare w'abaganga. Yego. Yo gukuba kane umubare w'abaganga ngira ngo byibuze nera mukigezweho byazabura uburyo bwiza nyine bushobora gutanga igisubizo nubwo nabwo kitaba kirambye. Ariko byibuze nyine nta muganga ntabwo ari umuntu uvuga uyu munsi ngahita barakozwe. Ni ibintu nyine bisaba igihe kirekire. Cyangwa se we yarari kuvuga ko nyine cyangwa se n'indwara zariyongereye. Hoya si ikibazo abantu barimo bararwara cyane kuvudukuye ejo wenda kwirinda byarananiranye. Ntabwo ari ikibazo cy'indwara. Ntabwo ikibazo no kubura abakozi bahagije. Cy'abakozi nyine bakora kuri izo poste de santé. Kubera yuko uretse no kuri poste de santé hari n'amasantere de santé ubwayo na Uganda yafite ibibazo by'abakozi. Nese ntabwo uzi centre de santé bohereza abaganga bakangakuzijyaho. Ni kure ntabwo mu cyaro. Nje sinajya mwiriya misozi. Bakabyanga rwose. Ugasanga abaturage baho ngaho birasaba nko gukora nk'urugendo rw'amasaha ni cyangwa 5 kugira ngo ajye kubona iki services zo. Ariko ikibazo cy'abaganga kirahari koko baba bato n'abakuru. Dufite ikibazo cy'abaganga. Kubona rendezvous yo guhura na docteur. Dufite ikibazo cy'abaganga. Dr Sabin Nsanzimana yari kuvuga ko nyine muri uyu mwaka wa 2026 ko nyine ngo hari abafite certificate za AD nyine diplome bano ba AD ko yego mu bijyanye nyine n'ubuvuzi ko 3600 bazaba binjiye mu kazi. Yego ni bakajyemo nyine bibi kandi ni benshi kuko bari hano banze bicaranye
diplome ariko nyine batubabarire k'abaganga bari mu bantu batajya bicarara batubabarire nabo bahari Ah, be kunena akazi be kuvuga ngo kure be kuvuga ngo ibiki bakajemo ubundi umuganga nyine umutima wo gufasha umuganga ni umuntu utanga ubuzima nibemere baze batanga ubuzima yego nibaze batanga abafasha b'Imana nibaze bagomba gutanga ubuzima bahereye ku bwabo munyemerere Fabrice Muneza twambuke ingingo imwe dusigaranye niyo hanze n'ubundi muri iki cyumweru Fabrice Muneza bagiye bikurikirana kenshi cyane na Munezero muri iki cyumweru n'ubundi intambara mu burasirazuba bwo hagati ikomeje guca ibintu ariko Donald Trump we akomeza avuga ko Amerika izaba inzozi mbi za Iran mu gihe cyose Iran ititeguye kugirana ibiganiro na leta zunze ubumwe za Amerika. Intambara yo mu burasirazuba bwo hagati yatangiye tariki ya 28 ukwezi kwa kabiri uyu mwaka 2026 dukataje. Intambara yavugishije benshi, ni intambara ariko rimwe na rimwe itangwamo n'amakuru nyine y'ibihuha. Buriya intambara zaba amakuru y'ibihuha cyane. Uti Donald Trump ati mu gihe cyose Iran itakemera kugirana ibiganiro mu buryo butaziguye na leta zunze za Amerika, yego bishobora kwibera inzozi mbi na Iran na Iran kugeza ubu. Jewe ku ruhande rwanjye yego nk'umuntu umaze nyine iminsi yose ishize hafi yenda kuba ukwezi ngira ngo ukurikirana twuzuye uyu munsi ahubwo umunsi yawe 28 ukwezi kurashye kuko itangiye 28 z'ukwezi kwa kabiri. Je nk'umuntu umaze iyi minsi yose nyireba je nk'umuntu umaze iyi minsi yose nyireba yego Iran kugeza ubu ngubu ngiye nakubwira ngo yaratsinze. Yaratsinze gute? Uti kubera iki? Yego Iran ibikabyo bya Trump. Iran yatsinze nibyo yagiye kuvuga. Iran ntabwo ariko ukuvuga ko yatsinze kandi hari abayobozi benshi bayo bakomeye. Ikibazo nibyo ngiye kuvuga. Leta zunze ubumwe za Amerika na Israel bajya kwishora muri intambara. Bumvaga ari intambara bagomba gusoza. Yego mu gihe gito cyane. Noneho bari abantu bari bagambiriye ubundi mbere bayitangira baravugaga ngo bagiye gusenyaguranga inganda zose zikora intwaro kirimbuzi za nucleaire zikorwa na Iran. Nyuma intambara ihindurirwa inyito baravuga ngo ni intambara ngigamije ngo gufasha abanya-Iran guhindura ubutegetsi bw'igitugu cyangwa se ubutegetsi bwa Islam bukavaho, sibyo? Ibyo byose uretse kuba wenda Amerika na Israel byarafatanyije bikarimbagura abayobozi ba Iran, ariko byaba kuvuga ngo ingana za nucleaire yego Iran irakubwira iti tuzakomeza tuzikore, tuzakomeza twubaka izi nganda mpaka iyo vanga abaturage bazirara mu mihanda. Amerika bitigereje yagize gute? Yarabihebye. Bari bazi yuko Iran ari igihugu bagiye gushegesha mu masegonda nyine bari bazi ko ariko byarangiye ahubwo yibigaranzuye iragenda ifata buriya bunigo bwa Hormuz uramuhora wa Hormuz yego none hibunigira rimwe. Ni umuhoro usanzwe unyuzwamo 20%. Nukuvuga ngo we yavuze bikomoka kuri petrol bikoreshwa hirya no hino. Iran we reka nkura gato Iran yavuze ko na petrol y'igihugu cya Amerika cyangwa Israel igomba guca hariya. Iran yabikoze uri kumva mu rwego rwo gushyira igitutu kuri leta zunze ubumwe za Amerika na Israel, kandi icyo gitutu bakigiyeho. Uti bakigiyeho bate? Amerika yarabyutse ariyo yashyiriyeho ibihano Burusiya, ibwira ibihugu iti mutazagurira petrol y'Uburusiya. Yego ubu ngubu yarabikomera iti rwose petrol y'Uburusiya mugende muhahe mushyikire nta kibazo rwose. Uko ni ugutsindwa kwa mbere. Yego kuba Iran yo iturufu yakoresheje gufunga umuhora wa Hormuz yaragushije Amerika mu mutego wo kumera nkaho none higiye gutakambira ubusiti rwose. Amerika twavuga ko isigaye ku rugamba mu magambo. Ariko Donald Trump we avuga ko Donald Trump avuga ko ikibazo cya petrol kitamuhangayikishije ko afite Venezuela. Ariko nabizi kazi kuvuga ntago ari kuri iyi manda yonyine no kuzashira n'ubundi nibisanzwe cya 24 z'uku kwezi kwa gatatu. Trump yaravuze ati rwose duhanganye n'umuntu ukeneye ko duhindura tugirana ibiganiro. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Iran witwa Abbas Aragachi aravuga ati Abbas Aragachi atuwo mugabo arimo arikina witwa Mohamed Bagher Ghalibaf ni president w'inteko ishinga amategeko wa Iran aravuga ati batazababeshya nta by'ibiganiro biri hagati yacu nta n'ibikenewe na Amerika, nta nubwo tuzajyana ibiganiro twebwe ngo bikintu turiho. Amerika ngiri kutuzana ingingo 15 ngikeneye ko tugomba kugira gute gusuzuma izo ngingo zirimo ko ngo umuhora Hormuz ugomba kuba amazi rusange. Izo ngingo zirimo ko Iran itagomba gukora intwaro za nucleaire. Iran nakubwira iti yarabujijwe ahubwo twebwe
tubahaye eshanu noneho zacu twebwe dushaka. noneho se ubwo Ati twe dore icyo dushaka twebwe nka Iran. Icyambere Amerika utazongera gusunutsa amazuru urasa kuki ku bikorwa byacu. Icyo ni ati nugerageza kurasa nako tuzaranza kuri ambasade zanye ziri mu bitandukanye. Icya kabiri Amerika sana ibintu byose wangije muri Iran. Icya gatatu umuhora wa Hormuz turawugenzura 100 wowe zibukira avamo. Wowe icyo ngicyo uri kwivugisha ibindi bihugu biremerewe ariko Amerika we ntabwo wemerewe. Ibyo byihorera. Arsene naho dusoza ngaho ibintu bikiri. noneho akanyuma urumva atarakamanitse yicaye Trump. akanyuma nako nibyo ngiye kubwira. Trump yageze atangira kwinwigiriza no kwiboroza ahamagarira ibihugu kwinjira muri iriya ntambara ngo bajye gufungura iki umuhora wa Hormuz. Abwira Ubwongereza akora ku bihugu bitandukanye nka za Espagne barubwira bati reka ntabwo ari twebwe twakubwiye ngo ujye muri iriya ntambara. Bamwe mu bayobozi muri Amerika bati Trump wagiye mu ntambara ushutswe na Netanyahu insinzi yayigezeho yishe bayatora hafi ya bose yishe bose. none wowe uri guteza ibibazo igihugu ahubwo Trump abayobozi intambara nareba nabi ikamara igihe kinini. Ibyo yatekereza ko bizaba muri Iran byo kwamagana ubutegetsi bwabo hari igihe azashiduka abaturage abayobozi ba Iran biraye mu mihanda bari imibare igaragaza ko abayobozi ba Iran bakomeye bamaze kuba 42 nyine bamaze kwicirwa muri intambara. Ariko Fabrice Arsene Muneza ndashaka kubaza ikibazo kimwe tunasoza. Abanya-Iran uziko bakubwira bati twebwe ntabwo Iran ari umuntu umwe azapfa bita dushyira hundi. Niyo mpamvu ariko nubundi niko binagenda. Ayatollah Khamenei akajyaho mu gitabo bazana Ayatollah Mujtaba Khamenei azapfa bashyira hundi arapfa uw'ingabo zirwanira mu mazi batereka gutyo bakubwira bati Iran twebwe dufite ubudaheranwa dufite imbaraga tuzirwanaho kugeza kuki ku mwuka wa nyuma. Trump rero iyi ntambara nge mbona yarayikinnye nabi ni mu mboni zanjye kubera ko kugeza ubu ngubu nubwo ari niko kuri Trump iyi ntambara yanatumye abantu benshi bashobora kuzamutinyuka. N'ubwa mbere twabonye Tel Aviv muri Israel haraswa muri iyi ntambara imitwe myinshi yagirwana na Israel irimo za Hezbollah za Hamas twari tutarabona umuntu urasa i Tel Aviv. ariko muri intambara nose nibwo bwa mbere Tel Aviv harashwe. N'ubwa mbere harashwe mu buryo nka buriya. N'ubwa mbere usubira inyuma usomo urebe n'ubwa mbere Tel Aviv harashwe mu buryo nka buriya. Twatinyuka mu yandi noneho twanabonye no muri Qatar no si Qatar gusa no muri Saudi Arabia bagiye baharasa. Ibyo bikumvisha iki Iran yo ntabwo bifite kandi iyi ntambara abantu nibanasoma neza bazasanga iyi resilience cyangwa se ukudaheranwa abanya-Iran bafite no kugukomera ni ibintu bifite amateka mu muzi w'iki w'imiterere yabo buri abanya-Iran n'abaperesi kandi kuva na kera babita abapajian kuva na kera abaperesi ni abantu barwana intambara y'inkundura. Cyane narabwiye ni icyagize cyangwa icyatumye Trump yigira umupolisi w'isi nicyo kizamusubiza mu bisi. None Arsene Fabrice Muneza usoza tunagana ku musozo. Marco Rubio ni umunyamabanga ni ministri w'ububanyi n'amahanga wa Amerika avuga ko iyi ntambara mu byumweru 2 yaraba yarangiye. Niko bimeze Shereka Amerika niyemera ibintu byose Iran yayisabye uzanginge shana ariko nishyiramo agatuza kayo ko gushaka kubikora by'igitugu komeza basunikana ntabwo bizakunda. Yego muri Amerika nayo kubyemera ntabwo yakwemera guseba itapfa kumanika amaboko n'ukuri maze iminsi nyine yarigize ntazapfa kwemera ariko gutinda kwemera ni no guhomba kuri Amerika y'iturufu yazanye ryitwa kubombarda no kurasa ahantu hose nta kintu rizayigeza kubera ko abanya-Iran iyo bo bafite nyine uko gukomera no gushikama kuvuga bati umwe yapfa ariko twebwe tuzakomeza guharanira icyubahiro cya Iran. None babayobozi yatekereza ko babaturage yatekereza ko bagiye kujya contraire y'abayobozi bo barebye baravuga bati Iran yacu dukunda iruta kure bari abayobozi babi. Bari abayobozi bazagenda hazi n'abandi ariko Iran yacu irabaruta. Reka byibuze kabone nubwo ari babi reka dushyire umutima hamwe noneho tubabemo tube kumwe nabo. Noneho wenda nyuma yuko ibintu bizaba byasubiye mu murongo wenda twazavuga tuti none abayobozi bakwiye kugenda ariko ubu si umwanya wo kugira gute wo guterana abayobozi bacu. Trump rero turufuye
ntabwo biri kumuhira muri iyi minsi. Yego, reka tubitegereze turebe ikizakurikiraho, n'ubundi tuzagenda tubikurikira hafi umunsi kundi. Fabrice Muneza, reka ngushimire. Nanjye ndagushimira Findi wakoze. Munezero, reka nawe ngushimire. Yego, ushimire. Kandi dukomeza gushimira abakomeza kudutera inkunga kuri YouTube channel yacu Iseka News mu kiganiro Uruvugiro. Mu kusoza reka tugire ko abantu bashaka gukomeza kuza kwiga hano muri Iseka, iminsi iri kugenda igana ku musozo, mwaza kwiyandikisha ibintu bikagenda neza. Ubutumwa turabasigiramo kugira ngo mubone byinshi bitandukanye, amasomo abagenewe ndetse n'uburyo mwakwiyandikisha byose turaza kubibasigiramo kugira ngo mukomeze mubibone gatanu ku kandi. Nge nitwa Ushindi Paul Barozi, tuzahure umunsi uyu nguyu. Banyeshuri mwarangije amashuri yisumbuye kimwe n'abandi mushaka kuminuza, ishuri rikuru Gatolika rya Kabgayi Institut Catholique de Kabgayi ribafitiye ibyiciro bitandukanye by'amasomo mushobora kuminuzamo nka Master of Education Sciences, Postgraduate Diploma in Education, Diploma and Bachelor of Education harimo Mathematics and Computer Science, Mathematics and Geography, English French, English Kiswahili, English Kinyarwanda, Geography Story, hakaba kandi n'andi masomo ushobora kuminuzamo nka Bachelor of Finance, Bachelor of Accounting, Bachelor of Economics, Bachelor of Sociology, Bachelor of Journalism, Bachelor of Public Relations, Bachelor of Environmental Management, Bachelor of Rural and Urban Development, ndetse kandi n'icyiciro cy'amasomo ajyanye n'ubuganga ariyo Advanced Diploma in Nursing ndetse na Advanced Diploma Midwife cyangwa se ububyaza. Iseka kandi bafitiye n'amasomo yihariye ariyo Certified Public Accounting bita CPA, Certified Accounting Technician bita CAT, ndetse na Project Management Professional PMP mu magambo ahinnye. Ku bindi bisobanuro mwahamagara kuri 0789 80 02 70 cyangwa se 0788 48 4183. Kwiyandikisha birakomeje, aho wiyandikisha uciye ku rubuga rwa Iseka ariko www.uck.ac.rw. Nimuze duhahe ubumenyi butujyana ku isoko ry'umurimo.